Nshimire orchestre imaje kudufasha ndagira ngo mbanze bakunze ba Emi Pro Media mbanze mbashimire by'umwihariko mbabwira ko muri service zimwe dutanga kuri Emi Pro Media TV hamwe no kwigisha umuziki ndetse gufata amashusho ndetse no kuba dutunganya indirimbo ariko ngize amahirwe ko ndi kumwe na orchestre hano nziza cyane hano gitaramo ndagira ngo mbanze mu mwanya Fratiri tugoye kaze kuri Emi Pro Media. Murakoze cyane. Twebwe turi orchestre y'abafaratiri. Yego. Nge nitwa Fratiri Ishimwe Eri Fabrice. Yego. Nkaba ndangije umwaka wa stage muri Paruwasi ya Rusasa. Yego. Tukaba twaje nka orchestre y'abafaratiri ba Arkidiocese ya Kigali. Yego. Twaje gushyigikira umuvandimwe wacu Theoneste wahawe ingabire y'ubupadiri uyu munsi. Yego. Ndagira ngo umfashirize n'abandi ubahaye bikorana nabo batwibwire. Nitwa Twishimire Fulgence niga mu Nyakibanda ndangije umwaka wa kabiri ngiye muri stage. Nitwa Alexandre Niyongabire mvuka Rusasa ndangije mu wa mbere teologiya. Nge nitwa Evariste Dusingizimana ndangije umwaka wa gatatu wa filozofiya ngiye gutangira teologiya. Nitwa Siriake Namahoro ndangije umwaka wa kabiri wa teologiya mu seminari nkuru ya Mutagatifu Karoli Boromeo mu Nyakibanda. Choka wachia kadi wa imudu zibuke igoma nizisuche
z'ibijyanye n'ubuzima ubuzima bwose cyangwa kinyakadi wagimundu zivuge ingoma nizisuke maze bijyanye n'ubuzima Seigneur Jésus,
pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour elle. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Gifite mikoro nagira ngo nkwibarize ingabire yo kuba ufite impano yo kuririmba no kuba uzi gucuranga ubihuza gute n'urugendo kuba urimo ro kwihimana? Ingabire ni ingabire nakujije kuva nkiri mutoya. Ndabikunda cyane kuko mu mwanya wo kuruhuka nibwo mbikora cyane. Birumvikana mbikora nko kuruhuka, ariko nyine binanyigisha ibindi bitandukanye, nkiga ubundi bumenyi butandukanye, kuko umuziki ntabwo ugarukira nyine mu byo tubona gusa, ahubwo no mu buryo bw'umubiri nyine hari uko wubaka umuntu. Yego, mera mugenzi wawe mikoro, kuririmba ndetse no gucuranga ni inkingi imwe ikomeye ifasha abakristo muri rusange. Ubigenza ute kugira ngo ibyo ucuranga ibyo uririmba bifashe abakristo mu kwitagatifuza? Nakoze cyane. Ibyo turirimba n'ibyo ducuranga bifasha abakristo mbere na mbere, roho yabo ikabafasha kuruhuka, bikabafasha gusabana n'Imana kurushaho, ntibibe kwishimisha bisanzwe gusa, ahubwo umuziki ukabahuza n'Imana. Yego, ubigenza ute kugira ngo kwiga gucuranga nk'impano ubihuze n'umuhamagaro wahamagariwe urimo mu rugendo? Murakoze cyane, ibi birahura cyane rwose. Akamutagatifu Augustine niwe wavuze ngo urimbye neza abasenze kabiri. Kurimba no gucuranga rero ni byiza cyane kuko bigendana n'icyo duhamagarirwa mu rugendo rwacu turimo rurangwa n'isengesho. Aha, si benshi bafite ubuhanga mu gucuranga izi ngoma cyangwa se icyo bita impuzamangano y'ubuhanzi bwa nyabwo. Uri umuhanga muri byo, uri fratiri, uzakomeza kubikora kugira utagatifuze. Ese ubaye padiri n'uba padiri uzakomeza kubicuranga? Mbaye na padiri nta cyambuza gukomeza kubicuranga kuko biramfasha mu butumwa. N'ubu ngubu tuba dukoze ubutumwa, ni pastorale tuba dukoze, tuba dutanze urugero rwiza. Abatubonye baba bazi ko ubusanzwe abafratiri ibi batabijyamo, ariko iyo babibonye bibabera impamvu yo gufunguka, bakumva ko nayo ari inzira iryoshye, kandi umuntu ahuriramo n'Imana atari mu by'isi gusa, ahubwo ko naho duhura n'Imana kandi tukishimishiriza mu muziki nta kibazo rwose. Yego, mu mwanya muto mubona ku ishuri aho muba muri, mubona n'umwanya wo kwitagatifuza se mwiga gucuranga, cyangwa ni mu gihe mwajya muri vakansi gusa? Burya icyo umuntu ashaka cyangwa se akunda nta cyamubuza kukigeraho. Ku ishuri umwanya muto ubonetse wa recreation, ibikoresho biba bihari, nta kibuza umuntu kujya mu cyo akunda. Ibikoresho bihari biba bihari, nako
iyo umuntu abikunda ajyayo rwose agacuranga uko yimazeyo agakora ubushakashatsi kugira ngo atere imbere kurushaho. Yego. Hari abadukurikiye kuri Emi Pro Media TV ndagira ngo udufashe. Uyu kuba muririmba mufasha societe hanze angamwe gushyikira umuvandimwe wahawe isakaramentu y'ubusazioti ry'upadiri ndetse n'abakuru banyu bahawe isakaramentu ry'ubudiakoni. Uyu munsi itsinda rirakomeza cyangwa ni umunsi gusa? Mbere wenda yo gusubiza icyo kibazo mwamumbajije nagira ngo wenda mbanze maramatsiko ko bagiye babona ibi bikoresho. Iki gikoresho ni soro, ngenda umusoliste muri iyo orchestre yacu. Yego. Umuvandimwe akaba acuranga sembare cyangwa se icyo bita drums. Yego. Uri akaba acuranga acoustique, guitare acoustique, guitare basse, noneho akaba ari umushanteri. Ibi ngibi rero mu kubikora ni ubutumwa, tuba turi mu butumwa mbere na mbere. Hari ugushyigikira umuvandimwe wacu, ariko hari no guhereza ubutumwa muri societe yaha hanze. Yego. Hari ushobora wenda kugira igitekerezo cyo kwihimana akavuga ati wenda kuba nakwihimana ese nzi iki ngiki ntago byaza mbere imbogamizi. Ntabwo ari imbogamizi kubera ko natwe turahari kandi turabikora byose tukabihuza. Hari umuvandimwe watangiye avuga ngo usenze neza usenze kabiri, ucuranze neza abasenze kabiri cyangwa se uhimbye neza abasenze kabiri. Mu by'ukuri ibyo tuba turimo hano ni isengesho. Ni isengesho byatangiranye na misa, n'ubu ngubu ni mu birori tuba dushaka kwinjiza abantu mu isengesho, ariko ndetse n'abandi bose tukabaha n'ibyishimo. Nk'uko mwahoze mubibona, mwabonye ko mu kanya byari bishyushye, na mu kanya turakomeza tubishyushye. Yego. Ikibazo warumbajije noneho baravuga bati cya kibazo yego cyangwa kubajije se muzakomeza gucuranga cyangwa birangiye aho ngaho umwe azapadiri muri diocese runaka undi ajya muri diocese runaka bizaba bimeze bite? Gucuranga byo burya ikintu gikunda ntabwo utandukana nacyo. Ikintu gikunda aho wajya hose uragikora. Wenda dushobora kuba turi hano gutya turi aba Kigali, wenda niyo twanatandukana n'ahandi dushobora kugenda tukahakora orchestre, yaba irimo abafaratiri cyangwa irimo n'abandi. Gusa nyine iyo ukunda ikintu ubwo ntabwo utandukana nacyo, ntabwo ujya ugihagarika. Noneho n'ubutumwa ntabwo bukubera imbogamizi kubera yuko n'ibi nabyo tuba turimo n'ubutumwa. Ubwo rero kubikomeza igihe Imana izaba ikidushoboje, ndi kumva nta cyatubuza gukomeza gutanga ibyishimo ndetse no gukomeza natwe kubona ibi byishimo. Ijambo rimwe kuri mukuru wanyu icyo mwamubwira ndetse n'ibihangano mwagiye mumutura. Mukuru wacu icyo twamubwira cya mbere nuko tumukunda, turamukunda kandi turamusabira. Atangiye urundi rugendo, hari urugendo twari turimo wenda rwo kwiga, ubu ngubu bagiye mu rugendo rw'ubutumwa. Icyo tumwifuriza ni ishya n'ihirwe, kandi uko tubishoboye tuzakomeza kumusabira ku Mana kugira ngo imbaga aragijwe azabashe kuziragira neza. Reka mbishimire mubwe ko mwaririmbye neza kandi nkomeze kwifuriza ubutumwa bwiza. Namwe murakoze cyane kuri iki kiganiro cyiza muduhaye. Dukomeze amashyi biracyaza amahoro tuya
nazindutse nza kubareba banabishoburaho amahoro amahoro tuyaharanire muri misozi igihumbi twaje udutaramane abasangi bagarya gihanga twaje udususurutse ingano mbena zinashyikirwa uturanze umuco mwiza utatse ubutware tuwukomeze tuwigishe abato bawutore maze n'abawutoye bose ubagaruke bwabo amahoro amahoro tuyaharanire urw'imisozi igihumbi narose mbabona bukeye inyenyeri yuje ishyaka n'ubutwari narose mbabona bukeye y'urugamba twese dufatanye urunana nazindutse nza kubareba banabishoburaho amahoro tuyaharanire urw'imisozi igihumbi narose mbabona bukeye inyenyeri ufite ishyaka n'ubutwari narose mbabona bukeye y'urugamba twese dufatanye urunana nazindutse nza kubareba banabishoburaho amahoro amahoro tuyaharanire urw'imisozi igihumbi amahoro amahoro tuyaharanire urw'imisozi igihumbi murakoze 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 tuyamashyi menshi cyane rwose murakoze